aho ngaho njye ubu yego ratamukomba igikomere cya mbere twacyumvise ibyo bintu byaturira aha nibwo tugiye ko ahubwo birahita binagira n'iherezo wicaye hagati y'abahanuzi yes umwe iburyo undi bumoso kunone iki gicuku cya nyuma ni igicuku cya nyuma cyawe kigiye kurangira ana iyi ni finale tuzongera kwicarana kuri izi kamera mu byo neza tuzongera kwicarana ku yindi kamera utubwira ngo ubu byaremeye nawe ufite gahunda yes waje neza ko harabo ugiye guhamagara uzageza gusa azageza ariko imana izageza oya iri mu muyoboro yes iri mu muyoboro y'umuntu baza mu mwuka yego komeza ndagusuje kandi ndakuramukije ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi nk'ibisanzwe uyu munsi turi kumwe iyi ni Brightshine TV ko ntabwo umunsi naje njyenyine ndi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye mureba kuri kamera baje babukereye baje kwamamaza izina ry'Imana muri kano kanya mu Rwanda ku isi hose ku bantu bose badukurikira umunsi ku munsi turi kumwe rero n'umugabo hano murasobanutse cyane Irembo Ryera TV turagira ngo amanza basuhuze ndabashuhuje mwese abantu mudukurikiye ahangaha turi nyine kuri Brightshine hanyuma ariko mukaza gukomeza mukadukurikira hose turi kumwe kandi niriho TV ubwo rero amazina yanjye murayazi nitwa Cyprien Hakizimana umukobwa w'inzobe hano ari buze kwivuga aha murakoze cyane mwamwumvishe turagira ngo na USANASE nawe abasuhuze murakoze cyane amazina yanjye nitwa Nice USANASE Yesu abaho umugisha ugiye no kuri YouTube ukandikamo amazina uhita umukurikirana ugerayo ukore subscribe ndetse na share na comment no ku Irembo Ryera ukore subscribe share na comment kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntago turi twenyine kandi turi kumwe na Iriho TV reka nawe abasuhuze ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti Imana y'amahoro ibaho umugisha turanezerewe kubana namwe muri iki kiganiro amen murakoze cyane rero aha mureba turi ahantu heza cyane nta handi ni kuri Desire Resort Hotel nziza cyane iri mu hotel agezweho mu gihugu cy'u Rwanda ifite serivisi nziza ntandi wasanga serivisi nziza uretse kuri Desire Resort ugeze mu kwa Kanyarutarama kuri Tigo ukati buryo bwawe ubona hotel ndende y'umutuku naho ngaho ku bantu bakerero ku bintu byo kuruhuka iyo hageze hari ibyumba byiza uraruhuka ufite imodoka yawe nta kibazo wagira ngo baratwara radio cyangwa sipine reka umutekano hano ni wose murabona ukuntu hano tuba dufite n'ikinyobwa bakira abantu neza rwose bakira abantu neza cyane hari abantu babitojwe bijya mu maraso yabo hano cyane customer care hano rwose kandi umukiriya no umwami ikindi kimwihariko kiri hano none hari wifi ushobora gukora akazi kawe ugataka tarangiye urunyarukira kuri Desire Resort ugafata agafanta ukakanywa ugafata na machine yawe ugakomeza akazi ukarangiza neza keneye koga piscine hari ngo turi munsi ya COVID-19 ko jendi zaranya turi kwisengera ngo igende uzajya uza nawe utembere n'umuryango wawe mwoge ni ibintu byinshi cyane ariko ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara manager akagufasha ukeneye uri hanze ukeneye kuza mu Rwanda ukeneye ahantu haruhukira heza hamagara manager kuri izi nomero tugiye kuguha fata ikaramu yawe cyangwa ufate telefone hafi wandike izo nomero ubundi dukomeze aha ndakeka wabifasha wabirangije 0788 308235 0788 manager Desire Resort Hotel reka dukomeze ikiganiro cyacu kari cyatuzinduye kuri no munsi wa none reka twakire uyu mugabo atuyoboye kino kiganiro atangira asenga Imana yacyana abatumishi muri rusange Yesu abaho umugisha cyane Mana turagushimiye kuko dufite impamvu zo kugushima dufite impamvu zo kukuvuga dufite impamvu zo kuguhamya ujya ugaragara mu gicuku cya nyuma ukagaragara bwa mbere kandi hari ibintu herutse gukora Morodekayi nawe arabihamya aravuga ati nabonye Imana itabara ku munota wanyu Imana ishimwe hari abantu ugiye gutabara badukurikiye haleluya kandi bagiye gutabarwa muri iyi minota yabo yasaga n'iya nyuma Imana ishimwe oh la la stesiboli one mu izina rya Yesu urakoze yuko ukoze izina ryawe rishyirwe hejuru haleluya amen 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 reka twongere rero n'ubundi dukomeze tubasuhuza tubifuriza ibihe byiza aho muherereye bwije cyangwa bukeye kuko hari ubuhanuzi tubazaniye
ubuhanuzi tubazaniye tugiye kuvuga ku gicuku cya nyuma, kurangira kw'igicuku cya nyuma. Yego. Igicuku abantu, igicuku cyiswe izina muri Bibiliya. Igicuku cyarijije Abisirayeli. Yego. Igicuku cyateye Farawo gupfa. Ariko we niwe wari ukiremye, ariko nawe niwe wakiguyemo. Aya nagiye gufasha. Nukuvuga igicuku cya nyuma cyawe kigiye kurangira. Amina. Kigiye kurangira. Ariko nahise bageze avuga ku kintu bita kato. Wenda hari igihe turi bukagarukeho, ariko igicuku cya nyuma cy'ubuzima jewe narakibonye. Reka mwari Karame, wari wahura n'igicuku cya nyuma? Igicuku cya nyuma twarahuye. Hari umusaza umwe babajije imyaka y'amavuko, aravuga ati afite 40, ariko iruzere ritarimo. Urumva ko yari yarahuye n'icyo gicuku, ariko nanjye ndi mu bantu bahuye n'igicuku. Kugira ngo abantu badukurikiranye bataza kugira ngo wenda ni ibintu tuvana mu bitekerezo byacu, ariko n'ubundi Imana ihumekera muri twe, ikorera muri twe. Ariko hari ibyanditswe, tugendera ku byanditswe. Iyo usomye igitabo cyo kuva 14:24 haravuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma akuruka biruhanyije cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunga Abisirayeli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Imana ishimwe. So rero iki ni igicuku cyo ku buzima bw'Abisirayeli, ni ahantu Imana yarije kubavana mu buzima bw'igicuku. Ariko hari ibyari bibatunaritse inyuma, hari ibyari bibatuze, ingabo za Farawo zari zibatuze, abari bageze ku nyanja. Ariko nagira ngo nibutse abantu badukurikiranye, ubundi duhura n'ibicuku byinshi bitandukanye. Ushobora kugera mu gicuku cy'ubupfubyi, wari ufite umuryango ukagusiga ku isi. Ushobora kugera mu gicuku cy'ubupfakazi, ushobora kugera mu gicuku cyo gucikiriza amashuri, ushobora kugera mu gicuku cy'ubushomeri, ushobora kugera mu gicuku cyo ukabura yo wishyura y'ubukode, ushobora kugera mu gicuku umuntu akakubenga, mwari mwanerekanywe mwaranzwe. Icyo gira ngo si igicuku se? Nicyo gicuku. Barakuranze. Oya, hari n'ikindi gicuku. Hari ikindi gicuku nawe. Ariko se reka ntari navuga ikindi gicuku. Ndahise hari igicuku. Oya, vumira byose bisa bivuga. Igicuku zdi niki? Ni icyamarira. Amarira y'igihe. Umunsi umwe narize amanywa, nijoro mbona neza byanze. Amarira yanga gukama. Cyari igicuku cya. Cyari igicuku cya. Uzi ukuntu byagenze? Nicyo giye kuvumbura. Reka mbavumburire ikintu rero. Yego. Mbavumburire ikintu. Wari wakiriye iyihe message? Ni message mbi. Ikubwira ko bya bintu bitagiye kuza. Napfushije umuntu. Nacyo ni igicuku. Iyo urarira ariko gahora. Ariko iyo ntago wararurira. Aya ni igicuku. Kuko n'ubundi igicuku cyane nacyo ni igicuku. Message yakurijeje kugeza ubwo n'igitanda kibimenye. Ishingiye ko yarakubwiye gutya. Yarakubwiye ko bitagikunda. Ko bitagishobotse. Aya ni igihe naburaga umuntu nyine w'ingenzi. Nibyo rimwe gusa mu myaka ufite se? Oya, biba ari byinshi, biba ari byinshi. Ubwira ibicuku nibura nka bitatu. Urumva naba nkabije. Ubwo ni iki niba ari icyo kimwe gusa ntabyo wahuye nabyo? Oya, birahari. Ibicuku biba bihari. Kuki ukigira ibanga? Uzi impamvu mba nyigira ibanga se? Nuko igihe cyo kugira ngo nyihishure kiba kitaragera. Mba nyirimo kwiga. Ubwo ukazari bagihisha. Arimo aragihisha. Ufite ikibazo? Yego. Ikibazo wagize? Umwuka arimo arakivuga. Nicyo ngicyo rero umwuka. Wasanga ari icyo ngicyo. Ku bantu bafite umwuka wera ubwo barimo kubyumva. Mwarimu vumiriye arereko. Ntakereka. Kandi igihe ntakibona. Ubu none ntiyahita akibona. Oya, ahubwo mu bintu navuze se wagira ngo niho icyamugonze. Icyari kirimo cyamugonze. Hari ahantu uvuze ku gicuku. Mbona ubaye nk'umutonetse. Uri kurabyumva? Imana birindeye ngo ni ugupfusha. Umuntu wese abijyana kure. Buriya mu bintu natoye buriya nicyo nababwiye dutangira. Iyo umuntu avuga hari umukozi w'Imana aba ahumekera. Kuko na Bibiliya kugira ngo yandikwe ibitabo 66 abakozi b'Imana barahumekewe. Yes. Ntabwo urumva indirimbo ya Nice avuga ku ngo akato. Kato kutwatsi. Wakato kutwatsi. Yego. Igihe nabaje kugira ngo naka corona, ariko avuga ko ari akutwatsi. Nakutwatsi kakurengera mu nyanja. Ese iyo nyanja ari iyi?
singana n'iriya message warebye ukanga no kuyisi umwuka aravuze ngo jya ubabarira umwuka oya ariko reka mwarimu akurondore ngewe mu bintu navuze akenshi iyo twigisha ibintu bigenderanye n'ibintu tunyuramo iyo turirimba duhanga indirimbo duhanga ibintu bigendanye n'ubuzima tunyuramo cyangwa n'ibyo twabonye ku bandi n'ibiri kutubaho ariko nta kuntu Nice ashobora kuririmba ngo aririmbe ngo akato ngo utwatsi uwo muntu aba hari ibintu aba yahuye nabyo kakurengera mu nyanja okay kandi ako kato namwe murakazi akato karahari so akato kakuvana muri famiye wabyumvise neza akato kakuvana muri famiye nicyo bavuga ngo hari igicuku waba waranyuze bagiye naho n'igicuku mora n'igicuku cyo kubaho ntagira famiye cyose kiroroshye nahura n'umugabo nkagira ngo niwe umbyara nahura n'umumama nkagira ngo niwe mama icyo se kiroroshye ntago kiroroshye ibyo rero nabyo urumva ko yewe narize imyaka uretse n'ijoro rimwe urumva ko ari n'imyaka myinshi ahubwo icyo gicuku wewe ariko reka tubwire oya cyarakeye ariko cyaje guke ariko rero buriya iyo umaze kuba ngo kirakije oya bwarakeye papa cyaje guke no kuri kose ubwo no kuva iso waje kumubona yes naje kumubona 2010 basipiwe kongera kuba nabonye 2010 oya mama nabonye 2009 data mubona 2010 ariko bagujeho none suko icyo cyo ryarakeye oya ryarakeye reka umva mubwira iyo byaye baraguhemba no kuri ntago ntagiye nawe oya ubwira ko cyakeye gute iyo byaye baraguhemba oya iyo byaye oya iso yari yatarura umwuzuko reka nkubwire ahubwo ndagukomeretsa imana barire gukomeretsa abantu icyambere uvuga ngo iyo byaye ngo ntago bampemba oya umwana wawe arimo arabyumva nasanga sekuru akaba atarabona ukajya wiri kuvuga ngo ufite wajya uvuga ko ufite data twese ufite imana nicyo nagiye kukubwira uravuga ati ufite data twese mwiza oya imana irampemba oya imana irampemba kandi ifite n'abantu nese wari wumva n'ababyeyi ntibamemba ahubwo niba utaraza kumpemba ahubwo niba utaraza kumpemba jewe nzaza niba nakubwiye ko bangujeho se ariko abantu bagukurikira abantu bari gukurikira iriho TV bagakurikirana Bright Shine hamwe wenda n'irembo ryera TV ndetse na Nice abo bose humura baraza kuvukamo abantu Imana igiye kugira ariko urumva ko igicuku umva mwarimu nibumve yuko wenda ngewe ntarahembwa nge barampembye friend nyine ndashaka kubaza ariko sibo icyo gicuku kirahari ariko turashaka kuvuga ukuntu Imana irangiza igicuku cya nyuma ikagira gute ikaguhoza amarira kuko niba Nice afite igicuku yagize ibanga kubera impamvu z'umutekano we ariko akagiceceka ariko uyu munsi ariko urumva ahubwo Nice ntarakira ibikomere nibe nanjye mbasha kubivuga buryo nuzabona umuntu abantu bose ubona babacicitse bafite ibintu bacicekanye abantu bose ubona ikibazo ufite ni ikihe ikintu cyatuma uvuga wenda ugatobora nkanjye urumva ko giye ibikomere byanjye sinjya nabihisha kuko uri guseka tugusekeje ntago biri ku mutima ko umwuka arimo arondo uyu arimo araseka tumuseka ubundi wenda yihanganira ko nanjye mwabimukiye mubaze urumva neza umuntu wese uzabona muvuga nuko abantu aracecetse uragiye gute afite ibintu acicikanye ariko hari igihe umuntu biba bitabaraba ngombwa kubivuga nanjye ndabihamya yuko Vumiriye yatangiye kubivuga amaze gushaka urashaka umugabo ubona kuvuga ibyakubayeho hari ibintu ushobora kutavuga uri umukobwa urabyumva nawe noneho tubwire uyu muntu wumva wari ufite icyifuzo aza kurebe ariko ariko ujye uvuga ujye utobora nkuko nanjye natoboye naze rwose ubundi nangire mvuga ariko se ahubwo se ubwo se ntiwaba ahubwo igicuku ariko urabenga uretse guhura n'umusore wasanga ariko akabazo ariko ntabwo byarinjye wamurizaga avuga ati rwose hari abakobwa bambabaza rwose muri abo ngabo rero simbamo none se
kubera ko ngo hakaniwe gatatu cyangwa ari n'igihe baza nabi mwana ariko hari ikintu nabonye mbwira umuntu uza neza aza neza afite iki reka hari ikintu nabonye mwese murabari mugize n'amahirwe hari ikintu mutatwigishije cyangwa mutajya mutwigisha iki ntabwo mujye mwigisha abasore gutereta banyu gutereta batereta nabi none sabo dushingira buri munsi batereta bate hari ukuntu nyine nawe bameze nk'uko gute araza akakubwira ati ngewe nitwa runaka nagukunze ndashaka ko tubana none se hari ukundi utegereje ko bagutereta gute ubu haba hari ibindi bibanza mbere yuko urya ruswa nayo ndya ahubwo nahise akura ibyinyo oya Shanayisi ni umukuzi Imana ngo yakumbwiye ngo yambwiye ngo tuzabana ngo tuzajya gute yes tegereza hari ibintu nyine bibanza nibi ibyo bivuga icyambere hari kweya guhamagara umuntu waramutse ute aratanga kaya ku mugore utaruwe gute se uramanza ariko rase byiyumvemo wowe ahubwo se wakakeya uwo muntu wakakeya uzi ko we yazigize hari umuntu wazimuhaye ahubwo ugomba kumuha keya oya arijaza nayo mwari icyo kiganiro katukiyobe umusore uza neza aza niki nuza n'amaguru nuza na moto nuza n'imodoka nuza kugira ngo abaje neza n'ufite ibyo kuvuga neza bimeze neza ariko se nk'ubwuhuye ariko se mwari reka nkubaza ubu wahura n'umukobwa bwa mbere tuwahuye wenda muri concert cyangwa se hano runaka nyine turahuye hanyuma urangije ugiye kumusengera umukobwa we ntago abizi araje uramuhamagaye alo bite ni byiza ndagushaka ndashaka ko tuganira wenda araguhaye umwanya muravuganye umunsi yarangiza akahita akubwira ati nyene naragukunze ngukundira hana twahuriye hana nagusuje yego rero naragukunze nifuza ko tubana mumbabarire mwite mvuga kuri iki gikomere mwancokoje yes uzi igikomere mfite uvuga rwose mukobwa wacu umwuka atangiye haleluya umwuka atangiye gukora abantu benshi bagiye baza rimwe na rimwe bakaza mu buzima bw'umuntu bakubwira ati nayi ndagukunda nifuza ko tubana bikaba uwo munsi yabivuze nejo ndakuvugana kuri telefone ejo ndisimenye hanyuze ni karande ese ubwo ngo ni ngiri bakuvuga cyangwa ubwo turimo kubwira n'abantu barimo kutukurikira hari n'abantu bijye bibaho babakobwa barimo kunyumva bijye bibaho ugasanga umutiparaje reka mbyite gutyo na nimba ari ikinyarwanda kibi we nacyo reka tubifata uko abo basore bafite ibibazo ngo ntimuza neza ubwo ariko ndazakabariza icyo mugomba kujya muzaho oya apana kuza wenda n'amaguru bisi cyangwa iki twavuze ko ataza neza oya natashe urataha wavuze ko ataza neza oya ntago baza neza gute gereza kumenya ikintu cyiza kigomba kuza kimuzanye icyo ari cyo nimba nicyazaho nicyazazanye icyo avuga nabi se bavuze ngo ntago bazi no kuvuga ngo bahungu bacu baza n'amaguru ngo baza nabi baza n'ibirenge kabisa ibyo nibyo tugomba gusobanura oya ntago ari bose ariko hari abantu baza nyine baraza nyine mugahura mukicara ahantu runaka mukaganira akahita akubwira ati ngenda gukunda ahubwo se wicaranye n'abasore ahantu runaka nicaranye n'abagabo oya nicaranye n'abagabo ahantu runaka turabikurikira nk'ahangaha kandi nahangaha runaka hasi ko wicaye kuri iriho TV ukicara ku irembo rye naho njya nicara naho njya nicara urumva wankurikirana ahangaha bose babireba nanjye naho ngaho njya ubu yego rata mukobwa wacu igikomere cya mbere twacyumvise tugaruka tukomeza utubwire igicuku abasore badafite gahunda ubwo niwe wahuye nabo nagiye mpura n'abantu niyo mpamvu navuze ngo ari igihe baza nabi nubwo mumwenda kwikurikira ko bazana bisi niki ahubwo akaza hagutereta akavuga ati njye naragukunze ibintu ukabona ko birimo ejo ukabona ibintu birapfuye nta nubwo ari karande ahubwo ni ikibazo rimwe na rimwe y'abantu baba batari serious ushobora kuba udashobotse ibyo bintu no byaturira ahantu nibwo tugiye oya ahubwo birahita binagira n'iherezo wicaye hagati y'abahanuzi yes umwe iburyo undi ibumoso kunone iki gicuku cya nyuma ni igicuku cya nyuma cyawe kigiye kurangira iyi niyo finale tuzongera kwicarana kuri izi kamera mu byumve neza tuzongera kwicarana ku yindi kamera utubwira ngo ubu byaremeye nawe ufite gahunda yes waje neza ko harabo ugiye guhamagara uzajya kandi bifate ku bintu biri serious azageza ariko Imana izageza
oya iri mu muyoboro yes iri mu muyoboro y'umuntu baza mu mwuka yego komeza kubwire izi mpamvu z'iki gicuku kugeza uyu munsi. ibi bicuku byo biba ari byinshi by'umuntu ahubwo rimwe na rimwe biba umuntu ataraba proud yabyo kubivuga cyangwa se atarageza igihe cyo kugira ngo abivuge bitewe n'impamvu z'umutekano wanjye cyangwa se z'ibyo nkora. Noneho rero impamvu uri kwanga kubivuga ariko nabivuze igikomeye cya mbere nakivuze kuko ushobora kuvuga turi umusore nanjye namukuye ibyinyo. Commentaire twazikeneye hano oya kuri izi TV commentaire babyandika bavuga ati wa mukobwa we ngewe warankuye urabona nka 300 singize bari imbere y'Imana ishobora byose. Commentaire ya mbere uri buboneho ni yanjye ivuga ko nagize ko wankuye ngewe wenda yes wenda yes ariko banze nanjye naraje nabi wewe wumvaga nyurira Rahise wumvaga nyurira ngo hari ibintu navuga nyura umusore wabyumvise ngo hari ibyo ntangiye kuvuga ngo ndi umugabo wabivuze ko yanyuriye kare rero muri commentaire ubone hasi muzi kera je tuziranye kera ngiye na nayo muzi kera yarankuye ariko ntago ari cyane oya nayo oya vugire uretse ko n'ibyo nari hari abantu bavuga oya nza n'umuntu gushinja ariko nayigeza nza n'umuntu ubikwemeza yuko nzi nundi wankuye yuko ariko ntago ari cyane wenda jewe ni nk'akaji we ariko akaji kawe isa ntabwo oya akaji kawe isa ntabwo yanjegize cyane ariko ubwo yandaye uvuge wenda turi imbere ya kamera ariko ndabizi yesa yuko munayi kuvana nge nawe twamenyana urashaka kumbwira yuko nta kantu kavuye mu biganza byawe ariko nuko utavuze neza oya nyine naje nabi icyo waje na botosi n'ibirenge ntabwo kubwira ngo nacyo ahubwo nahise nabivumbuye ariko wari wabukaze oya ikintu mvumbuye dore ko wari wabukaze babaje kumbwira ko ntasufite ariko mundi abakobwa bakenera keya ukuntu umuntu akenera keya ariko abantu ukeneyemo keya ntazo babonye so niba usaba umuntu keya uranyumva neza hari abantu baba barabahuye n'ubuzima hari igihe rero kukubitana nanone n'utazifite nawe igende ni ukubera mugahura muri babiri kubera ubuzima undi nawe utazigira urashaka keya iyo usaba keya umuntu oya keya sa ubwo wari no wabwira ngo keya akakubaza ati keya ni iki babirya bati ni akagari ni umudugudu no muri ariko nkanjye ubwo ariko spirit yego tujye tuganira nkanjye uranyaka kaya ngiye narazibonye abantu batanga kaya uranyuma neza ni abantu bazibonye umuntu wavutse bamuhibere bamubwira ati mwana wanjye kibondo wavuze papa mama ariko hari abantu tubayo nk'abasirike unakurikiye n'ukuntu ngiye narambagije umugore wanjye waravuga ati urabyemera cyane oya jewe nawe hari yabikubwira namujyanye muri Simba hara mu mujyi wari umusirimu yesu rega ngena kuva na kera ariko nubwo nkwepa kuva na kera ngenda umusirimu reka kuva na kera rega buriya mujyana muri Simba hara mu mujyi songura fanta mubwira ubuzima bwanjye mbayemo ndamubwira ni ahubwo wenda abakobwa bafite ikibazo abakobwa bacu bafite ikibazo tujye tubivuga bafite ikibazo ndashaka kubasubiza ku kagezi kukagezi bagende bajyeyo kuko usanga aba bakobwa bakunda ibintu nko gukunda umuntu wenda banyihangane muri komite nabwo bazabikiremo ariko ngiye nebashyireho komite oya we nta kibazo ngerega ko twabirangije se twaba turi imbere ya kamera hari ikibazo tugifitanye rero usanga aba bakobwa bakunda ibintu kugira ngo bakunde umuntu ngiye n'ikintu nshimira umugore wanjye nuko yanyemeye nta kintu nciye nta kintu rwose namubwije nuko nabwira ni matora ndaraho si yanjye ni ya Daniel nagiriye neza inzu sinashobora kuyikodesha uko niko kuri bivuga ni ibintu bifite ibihamya Daniel n'ubu turaturanye ubwo noneho wa muntu ndabanza namubwira nta nzu ngira ntavuga izina ubwo wamubwiye nk'ibyo oya hagari nk'ibyo reba avuga ko ushobora kuba waraje oya nta wundi muntu nigeze je nigeze se mubwira yuko mubaze ko nigeze mubwira yuko wenda nta matora ngira ntacyo n'ubundi nawe yarabizi ko ndi saa kintu nayo si n'abandi bose twabanaga bari bazi ko ndi saa kintu nera ku mutima no ku ikofi bari babizi ariko ikintu nshaka kukubwira maze kubwira uyu mukobwa ubuzima bwanjye
mubwira ko nta nzu ngira nta konte ngira n'inzu kuyikodesha 2020 ntabishobora ari Daniel yishyura na matora ndatari yanjye ibyo si ibintu ntinya kuvuga cyari igicuku cyawe cyari igicuku hanyuma maze kubimubwira ndamubwira rero narakubonye ndagukunda nkuko harya Nice bavuga ni wowe ni Nice wanzabivuga narabwira nta n'ibintu byinshi narakubonye ndagukunda numva ndakwishimiye mbona wambera umugore nkakubera umugabo ndababwira nti kandi ngiye nagiye ifite priority iteye ubwo narabwira ndaguha iminota 5 mpigisubizo rakindiye ndagitahana urumva nawe yarabize ko nkirirwe n'abatuye gusa ngewe nshingiye ku Imana yari yambwiye yambwiye ko umukobwa azaramageza wese atazanyanga ariko nagendeye kuri iryo jambo hari umwegeza guhakana ya nawe hari ko hari abajya basana ni umwe nyine ubwo nawe ariko ntago ari Nice ariko nawe iyo duhuye aricuza wowe Esprit uwo nawe iyo duhuye aricuza n'uwo ngo oya nawe iyo duhuye aricuza uwo muntu yicuza uko mpagaze uko ndi smart uranyumva neza ubuzima bwarahindutse nagira ngo nyine nicyo tubwira n'abantu badukurikiranye akeshi ntukarebera umuntu mu buzima muhagazemo icyo gihe kuko hirya ye harahishwe hari ubundi buzima nyuma y'igicuku hari amanywa hari igitondo ndako icyo gihe akurewe yabonaga urupfu imbere yawe niba ari uko igicuku cya nyuma kiragiye ukabubayeho bajya bagira iyerekwa ya murakoze mwebwe murakomeza mudukurikire mukora subscribe ndetse munakora na comment hasi ndetse na share kandi mukomeze kugubwa neza turi mu kiganiro tuvuga igicuku cya nyuma igicuku cya nyuma wumva niki igicuku cya nyuma ni igicuku kiba mu buzima bw'abantu benshi ashobora kugenda mu modoka nziza ariko ari mu gicuku cya nyuma ashobora kuba kandi afite akazi keza ari mu gicuku cya nyuma yakwitwa umunyacyubahiro ari mu gicuku cya nyuma igicuku cya nyuma akaba mu nzu igeretse akaba mu duce twiza tuzwi tw'ahantu hatandukanye bitewe n'ahantu uri ariko uri mu gicuku cya nyuma uyu munsi tugufitiye inkuru ivuga ngo igicuku cya nyuma kigiye kurangira kandi kirashyirwaho iherezo abo banyegiputa uri kubona bagusatiriye banyuze mu madene banyuze mu bana banyuze mu mugabo abo bose ntuzongera kubabona ukundi turi kumwe kandi na Nice hano n'ubundi ahagarariye abadamu bose ni umukobwa uzi kuririmba neza cyane twahoze tumutera urwenya ariko ariko ari ukugira ngo namwe mwumvireho mumenye n'uburyo kandi yabigishije mugomba kwiga kugenda neza Imana ishimwe nagenze neza hanyuma nigendeye neza nigendeye neza uretse iki gicuku wabonye ni ikihe kindi wabonye ubuzima bwawe bwagiye burangwa n'ibicuku bingana iki wenda ntabwo mbashaka kubyinjiramo cyane ariko ikindi gicuku ni igicuku cy'inzara wenda sinzi wenda buri muntu wese afite ukuntu yumva ibintu ariko igicuku cy'inzara cyanjeho ndakibona aho byari bigeze yuko noneho hari igihe abantu bataka bakitakisha reka wenda mbivuge gutyo ngo ngewe ngo kako namwe igikoma kitarimo isukari rwose ngo ibintu byacitse bakabona ko ibintu byacitse kiba kitaragera ntabwo icyo ari igicuku wabonye n'iyo fu ahubwo ni umusirimu wabonye n'iyo fu abasirimu benshi banywa ibintu bitagera amasukari noneho ngubu niho bageze bisobanura ko kunywa igikoma kitarimo isukari atari inzara ni ubusirimu ntabwo ari inzara ahubwo ni ukwirinda uvuga ati ejo ubwo nzabona ukuntu y'ibindi bintu cyangwa nzabaho igihe kirekire murabizi ko amasukari atari n'ameza ngewe rero byageze n'aho iyo fu ntanayibona kubera inzara nta kintu na kimwe ntakoze abantu benshi wenda ntabwo bazi ubuhamya bwanjye ngenda mucagaguramo gakeya ko rimwe na rimwe hari ibyo ushobora hari ibyo uvuga hari n'ibyo utanavuga nacuruje agataro kuba naracuruje agataro ntabwo ari igicuku kuba umuntu yacuruza agataro ntabwo ari igicuku kuko uragacuruza ukanarya ukirukana n'abapolisi cyangwa se abishinzwe ariko bavuga ati nubwo bwose nimo gucuruza tuno tunyanya ndagenda ngere mu rugo ngura ikiro cy'ifu
y'ubugari ngure n'indagara z'ijana n'umyogo bw'ijana n'inyanya z'ijana mburya iminsi 2 ariko ziguteka neza nabyo urumva icyo ntabwo ari igicuku igicuku ni ukubura uko wikorera kagataro wajya no muri puberi ubona ibintu byose byanze wajya no muri puberi gutoragura ibiryo ugasanga nta n'uwamennye kandi we wizeye iyo puberi kwihoramo ibyo kurya ni nk'uko wajya ahantu wenda nko kuri ahantu bacuruza mu maresitora wenda mu maresitora ahantu bacuruza ibirayi n'ibitoki kujya muri puberi yabo ukabura ibitoki nibura nka 5 byapfuye uruhande rumwe wenda waborora cyangwa ibirayi urumva ko ari ibintu bidashoboka ibaze no kujya aho ngaho no kabibura iki ni igicuku no ibaze kugera ahantu ibaze no kugera ahantu bagira resitora puberi za resitora ni gute ushobora kumbwira ko ushobora kubura nibura ibiryo bingana gutya abantu benshi barya ntibabimare bajyana hehe puberi bihari icyo ni igicuku ahubwo ntimwabyumva ntiriwe mvuga ikindi kintu ahubwo turabyumva gute kandi wabyumva gute rero cyarageze icyo utega ngo nawe igikoma abatari yabo ariko urumva ko ibyavumira bihise biba bito reka je nashicitse buriya rero ariko sindavayo ibyo yavuga byose ntabwo ndakuraho ikirenge oya ahubwo nayisi nasanze ari sisita dore impamvu ari mushiki wanjye umuntu uzi icyo bita kuborora hari n'ibindi bitabororoka uzi ko hari n'ibindi bintu bitabororoka nimba no reba abantu badukurikiranye hari abantu batazi ikintu bita kuborora ni ukuri bw'Imana ni ibyahoze ni ikintu kiba cyarahoze uruhande rumwe ugakuraho ahantu hamwe urugero iri cupa byanga byakunda haje ikintu kikakata ahangaha kikakata ahangaha uyu nguyu niwe waba ufite iby'agaciro nta kintu yaba afite ni ugukuraho ibintu wabona wakoresha ibindi bitari kandi atari uko si cyo cyuzuye mu kanya badukurikiye cyo cyuzuye ariko uko nagiye nkwaho cyane Sipiriye uri umunyabutare koko ntabwo bajya biburira akazi ariko ni ibintu Imana yari yaravuze ko muzanywa gakoka ariko ubu ndashima Imana yuko ntakiri muri bya bintu ariko igihe cyarabaye kandi kibaho igihe kirekire kandi ifite abavandimwe nkwiriye kwitaho icyo gihe muri icyo gicuku wabikoraga ugeretseho n'inshingano zaba ari umuntu abawe uyu muntu yarababa kameramani nakwerekezaho kamera uhereye ku kirenge kugera hejuru barebe ko rwose nuko uhagaze ntabwo kiborore ubuzima bwawe no kwambara no kamambiri mwana nyokeje kamambiri z'ubururu n'umutuku natoraguye nazo ngo bwari buzamusanzwe twebwe twambaraga ibirenge ariko wari umusizi nazitoraguye nabo wabonye uzitoraguye kuko twambaye ibirenge ahubwo uri umukire mwana zikuru umukira we wambaraga kamambiri twebwe twambaye ibirenge kamambiri uko tuzimenye tugeze i Kigali twe twambaye inkweto turi abasaza turashima Imana ariko ko tutakiye cyambaye ibirenge haleluya ni cya gicuku kirimo kirarangira kirimo kiragenda kirangira noneho ubuhanuzi dufite hirya y'inyanja turaje turirimbe robine haleluya haleluya none se Sipiriye nayise abafataga pose nayise nabaruhuka wigeze ukora imibare ku buryo ujya gusuhuza ku baturanyi ariko ufite target yuko amasaha yo kujya ku meza ageze ukajya gushongoza tiyewe ukajya bavuga tiyewe korode ubu se ntaho nagiye cyo si igicu naho nagiye bari baritse amazi y'ubugari bakayahindura yo koza umwana bagahita yo koza umwana ngategereza ko bari kandi reka bagakarabya umwana ibintu bitari biri muri gahunda uri kurabyumva abana mukarabisha baramuye bashobora ko abantu bakamukarabya ubu abo bantu n'ubu turahura tukagera havugire ca nubwo mukiza ariko nanga mukiza murakinnye mu bitekerezo bahita bahindura gukarabya icyo cyari igicuku cyane ni igicuku ni ukuri uzi ko nigeze mura n'igicuku njya gusaba abantu impungure nyura ku bantu bari muri tije
ntabwo se ntacyo mwebwe mufite leta yabahaye kandi bo bafunze nge ndi muzima Imana ishimwe. Toti karama asante papa ndakwibutse wa mwana ndakwibutse niho ubera Imana Imana ishimwe. Imana ishimwe. ndakwibutse uri data wa twese ariko tubwire abantu badukurikiranye yuko igicuku urimo bugiye gucya. Twebwe turi imbere yawe kugira ngo tukubwire ngo nubwo uri mu gicuku ariko umuseke ugiye gutambika. Abisirayeli babaye mu gicuku cyo gutoteza gukora ubukorane na Farawo abatoteza bakubita bakoresha ubucakara, ariko igihe kiragera umuseke uratambika. Mose abavanisha y'amaboko y'Imana, bavayo bagera ku nyanja bahura n'inyanja. Iyo bavuze inyanja ubundi ni ikigeragezo, iyo bavuze ubutayu ni ikigeragezo, iyo bavuze Yeriko ni ikigeragezo, iyo bavuze Mowabu ni ikigeragezo, bavuze Babuloni ni ubuzima bukomeye. Ariko ndashaka gutangariza tubwire abantu badukurikiranye abari hafi na kure, turi gushaka kubabwira yuko igihe kigiye kugera Imana igakoresha imbaraga zikomeye igakina icyo bita finali. Ubu finali y'Imana igiye kuko igihe cyarageze, natwe Imana ikina finali. Ntabwo tukiborora, ntabwo tugitera imibare, ntabwo tucyambaye ibyo birenge nkuko twari turi muri ubwo buzima, tukibura kuryama. Yes, rero igihe kigiye kugera kugira ngo buke, bugiye gucya. Kandi ubu n'ubuhanuzi tuzaniye abantu badukurikiranye. Imbere yaho habonaga inyanja yitwa ikibazo. Hari igicuku wari urimo cyo kutabyara, ariko turi gutangaza ko Imana turi kuvuga ari Imana itanga urubyaro. Uhereye kuri nje, uhereye no kuri Sipiriti, turahamya yuko Imana itanga iki urubyaro. Ibyo ni ibihamye. Hanyuma ikindi turi kuvuga, turatangaza yuko bujya bucya. Nubwo abantu bari kumva ibintu bihinda inyuma yabo, kuko Farawo agira urusaku, ariko biravuga ngo ni umuhindo muri Ezekiyeli, ngo Farawo we ni umuhindo gusa. Ariko nubwo ahinda, hari imbaraga z'Imana zabanye n'Abisirayeli. Imana ikoresha ibimenyetso n'ibitangaza aba mu maboko ya Farawo, bagera ku nyanja nabwo barataka, Imana avuga ati muhumure, ikimeze nk'inyanja ngiye gukoramo umuhanda. Amen. Ubu rero nagira ngo mbabwire ngo ubuhanuzi tubafitiye, Imana igiye guca inzira aho mutazibonaga. Burakeye rero. Ndagira ngo wenda twerekera no ku musozo, abantu babumvise ibintu bidasanzwe. Ubwo rero ushobora kwandika hasi komenti aho ngaho, ndetse unifuza ko bagusengera uraza kubona nimero ziri aho hasi, ziri buze kuba zanditse aho hasi. Hanyuma Vumira yagusengera, usanase nawe yagusengera, nanjye nagusengera, kuko amavuta y'Imana aturiho. Igicuku cya nyuma ni kirekire, ntabwo twavuze igicuku cya nyuma kiza kikicara mu bwenge bw'abana bawe. Yes, icyo tuzakigarukaho. Tuzakomeza kuvuga kuri iki gicuku cya nyuma. Kuba warize ukaba ufite impamyabumenyi runaka ariko ukaba nta kazi, igicuku kikicara kuri diplome yawe ukamera nkaho utayifite. Icyo se igicuku kugira perima ariko ukayimarana nk'imyaka ingahe, kandi hari imodoka ziba ziparitse zirahari zabuze abashoferi. Icyo ni igicuku. Icyo nicyo gicuku. Ushaka ntubyare, icyo ni igicuku. Reka noneho tubasengere, tubifurize ibihe byiza aho muherereye hose, kandi tubabwira ngo mukomeze mubane natwe, mukomeze mudukurikire, kandi Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo rero mwari badusengere. Asante sana. Nagira ngo tubwire n'abantu nyine badukurikira, n'abantu bafite ubuhamya bavuye mu bicuku, bafite icyo basangiza abandi, nabwo batugana. Ab'Imana yabwiye ko bazayikorera ku mateleviziyo, izabakoresha hafi no kure. Ubu twebwe tuba tubwiriza Abanyafurika, ariko n'ab'i Burayi baradukurikirana cyane, tutavuye mu Rwanda. Ubwo rero abo bantu bafite ubuhamya, ijambo ry'Imana, bahamagara kuri ziriya nomero babona hasi, bakasangiza abantu b'Imana ubutumwa bwiza. Mwami Imana yacu, uri Imana yo kwizerwa, uri Jehova Ravu, uri Elohimu, uri El Shaddai, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, uri Imana. Yobu yaravuze ngo uri Imana yimura imisozi ikimuka itabimenye. Turasenze muri uyu munsi, kuri iyi tariki, kugira ngo aba bantu bari badukurikiranye bari mu bicuku bitandukanye, amaboko y'Imana abaterureyo. Abataragera igihe cyo kuvayo, ndabasabira imbaraga zibakomereza mu bicuku barimo. Ineza y'Imana ibabeho, ibendera ry'ubutsinzi ribabeho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abavuye mu byizerwa bitewe n'ibicuku bagiye babamo, tubatuyeho intsinzi y'Imana, tubatuyeho kubona Imana mu buryo budasanzwe. Ndagushimiye Mwami ko ikiganza cyawe kibanye n'abantu bari badukurikiye bari hafi na kure. Ineza y'Imana ibabeho, igitinyiro cy'Imana kibabeho. Iyi nyanja nitanga inzira mu izina rya Yesu, kuremo inziga mu magare ya Farawo. Aba bantu b'Imana babona ihumure, babona ineza y'Imana. Turagushimiye
turagushimiye kuri Imana ibikoze, turagushimiye kuri Imana ibatabaye, turagushimiye kuri Imana ibiretse. Habwa icyubahiro n'ikuzo kuri Imana ibikore kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti tubisabye twizeye, amen, amen. Asante sana.